umugisha tugushimiye ikigisho cy'umunsi ugiye gutambutsa tugushimiye abateraniye kandi nabo kugira ngo mwamize umugisha wawe ni ukuri kandi tugushimiye ko abanyamateka bitambutse kandi tweze kugiye guhana natwe mu gihe gukurikiraho ni ukuri turabizi neza ko twabonye ubwoko kwawe mwami Yesu mu gutangira kuri gahunda ndetse twabonye ubwoko kwawe kuko wowe babwiza ubutumwa mwami Yesu bakabwiriza tugushimira ko wagiye uko bitangaza tukabwe tutari twiteze neza irakarama n'uyu mwanya rero mu mutazo n'iteka twakwisunze kugira ngo dufashe kandi tugane intambara maze ubwo bitume ibyo tugiye gutambutsa nabyo birangira amahoro turagushima tukaretse byose rero mwami kugira ngo ugere n'imitima yacu kandi ubise muri byose mu izina rya Yesu Yesu ashimwe tugiye kongera gusubukura gahunda yacu nk'uko bisanzwe bagaragaza program y'itugo tubiri hari abavugabutumwa bagiye babwiriza babanjirije n'abavuzi abenjira babandi abamubandizi bavuze ibigiye bitandukanye bakagambe bitakushana nizera ko Imana yakoranye nabo cyane nchiriza ntiruhanga akakora umurimo ubuye nizera ko Uwiteka abakoresheje cyane nchiriza n'amasiko nguruhanga akabakozesa kandi Uwiteka nizeye ko yabahaye umugisha biciye kuri bo kandi nchiriza nti ruhanga akabahereza umugisha urabira umugora n'uyu nguyu umwabazo n'ubwogu kugira ngo dusubukure igigisho byacu kugira ngo tugaruke ahabyegeso bitu ni muri gahunda yacu ni ya program yitu ivuga ngo intambara z'ibyo kwizera eri kugira ngo urutaro rwo kwikiriza mu gihugu cya Uganda mu ihanga ya Uganda mu gutangira kwacu mu kutandika kwitu twatangiye dutumira tukatandika ntweta abanyankore abakiga rukungiri kabare twagiye dutumira Muhanga tukagenda dutumira za Muhanga inzira yose kugira mbarara imihanda yona kusiyambara kugira ngo bumve icyo ijuru rivuga kugira ngo bahure ikiguriro kugamba twari dufite teme twatwine umutwe bw'abwo uvuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza umutwe bw'abwo kandi kugira ngo wari amaguru go wari amakuru maronje twabonye ibirenge by'abagiye bazana inkuru zigiye zitandukanye kareba ebyere by'abandi abagenzerene bareta ubutumwa ubutakushana n'ubu ziracyaza na hatari bukiriyo ni bwija ariko twabonye ko konka tukareba ngo hari ibirenge bitandukanye n'ibyo ngibyo hari ebyere ebitakushana n'ebyo hari ibirenge bitandukanye n'ibyo ngibyo hari ebyere ebino mutano na n'ebyo ebitwana uyu munsi rero n'umugoroba elizobo mwabazobo tugiye kwigana icyigisho kindi twaza kwega injire ndi twaza kubona injire ndi tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo twaza kwega samonero kugira ngo isuku temperance ya Bibiliya ubuyonjo ninga temperance ya Bibuli ndetse n'isuku ya Bibiliya nangwa na nobuyonjo bwa Bibuli nyamara kamino n'imvugo deka hinduro umungabo kwirinda kwa Gikristo okwirinda kwa umukristo ndetse n'isuku ya Bibiliya nangwa n'ubuyonjo bwa Bibuli Imana ni Imana igira gahunda ruhango ine program kuva mu tangiro ryayo okurwa mu bitandika kugeza naho igeze ubu ngubu okusyare izo no after ko happy Imana ikunda gahunda ruhanga inakunda program Imana ikunda ibintu byiza ruhanga nakunda ibintu birungi Imana yaremye imisozi ruhango wahangire imisozi irema amashyamba yatekaho amahamba imisozi iremwe n'imigezi hagati imisozi amizi emgera iri hagati y'imisozi byari byiza bikaba birungi bikiva mu biganza bya rurema bikirukurwa mu biganja bya ruhanga byari byiza bikaba birungi munono Imana ikunda ibintu byiza ruhanga nakunda ibintu birungi Imana ikunda ibintu bisa neza ruhanga nakunda ibintu bikushaje Imana ikunda abantu basa neza ruhanga nakunda abantu abakushaje mu mutima ndetse no ku mubiri aha mutima nangwa n'ahamubiri kwangirika okushisikara ndetse n'icyaha nangwa n'ikibi iyo byazanye umuvumo nibyo byaretera
okuchenwa umeze nk'uwo dufite ubu ngubu okuchenwa kuri nko kutwine hati kwandura kwazanywe n'icyaha okusisikara n'ekibi ni nayo mpamvu yashonga ubutumwa bwiza amakuru marungi iyo ukaba rya Yesu Kristo okukuratira Yesu Kristo inkuru nziza amakuru marungi itwigisha yuko tugomba gushobora nk'iyambere nigatwegesa ngo tugume tugende nk'ako kubanza isuku nk'iyambere ubuyonjo nk'ako kubanza konka kwa mbere okubaho nk'ako kubanza kurya nk'ukwa mbere okurya nk'ako kubanza gutura nk'ukwa mbere okubaho nk'ako kubanza imibereho y'ibyumba nk'iyambere okubaho kw'omwoyo nk'ako kubanza gutungana k'umutima okubasa okutebekaniswa kw'omutima ndetse no k'umubiri nangwa n'okw'omubiri tugiye kwigira ku matorero abiri Imana yahanze twaza kwega aha madini abiri Ruhanga yahangira irya mbere tugiye kwigiraho iryo kubanza twaza kwegeraho niryo bisire ba kera n'Abisirayeli abakare babandi bace mu butayu babandi barabiro mu butayu babandi bavuye mu Misiri babandi barugire Misiri barimo kujya i Kanani bare nibaza Kanani abo nibo tugiye kwigiraho abo nibo twaza kwegeraho tugiye kubigiraho twaza kubegeraho Temperance ya Gikristo Temperance ya yomukristo ndetse n'isuku ya Bibiliya nangwa n'ubuyonjo bwa Bibuli amahame Imana yahaye abakristo obuhamizo Ruhanga yahira abakristo ameze neza nk'amahame Imana yahaye Abisirayeli ba kera garinka by'Abisirayeli abakare uko baryaga ngo kubabire nibariya uko bisigaga uko babire nibesiga uko babagaho uko babire nibabaho uko bambaraga uko babire nibajwara imibereho yabo muri rusange ukubaho kwabo mu ndengo zona byari bifite ubusobanuro bw'Imana yategetse bikabi no okushanisibwa no kuruhanga kwiyabira ategeke ibi byabarindaga ubwabo ebyo kandi bibarinda ubwabo bikarinda imibiri yabo nangwa birinda n'imibiri yabo bikarinda kurwara nangwa bibarinda kurwara bakaba babayeho neza nangwa babaho bariho Temperance ya Gikristo ubwa Temperance ubw'umukristo kwirinda kwa Gikristo okwirinda kw'umukristo n'isuku ya Bibiliya n'ubuyonjo bwa Bibuli Imana ubwo yashaka igihe yabaga ishaka kubona n'Abisirayeli Ruhanga buyabire nayenda kureba Abisirayeli ni kenshi abwiraga Mose nikinje buyabire nagambira Mose ngo genda ubeze iroko banzo baboneze uyu munsi n'ejo erizoba nangwa na nyenshakare bakarabe banabe bafure bozye kugira ngo mbone uko mbonana nabo kugira ngo mbone ko ndabarebe ubwo mwene magambo mu bindi bigambo ntabwo Imana ikunda kwandura uko ariko kose Ruhanga adakunda gusisikara okwakuba kuburi kona naho waba uri umukene no kubakuba iyo mworo ariko ukaba ufite gahunda konko ine program hari ijambo rivuga kuko mu Cyongereza hariho ikigambo kiba kukiragambo rivuga ngo task and order ngo nikigira ngo task and order kuba umuntu aryoshye umuntu kuba abonire kandi ari kuri gahunda kandi ari ya program yambaye imyenda iri kuri gahunda azire imyenda iri ya program kandi imyenda ifite isuku kandi imyenda iri no buyonjo mu yandi magambo mu bindi bigambo uwamureba wakubasa kumureba ntabwo yamugaya takubasa kumugaya niyo mpamvu yashonga Imana yatanze amabwiriza yumvikana ajyanye no kurya Ruhanga ekateka hebiragiro ebirungi ebikugendera nahakurya itanga amategeko yumvikana ajyananye n'ibyo kwambara yahereza ebiragiro ebikugendera ebikwereko okujwaraki itanga amategeko ajyananye n'ibyo kwisiga yatekaho ebiragiro eko kubasa kwesiga itanga amategeko ajyanye n'ibyo kunywa yateka ekiragiro oko ino kunywa n'uburyo bwo kubinywa no kuwa kubasa kubinywa Imana ya kera Ruhango wakare niwe ubu ngubu niwe wahati kandi agahinduka kandi takuhinduka Imana yahaye Mose amategeko 10 Ruhango wahire Mose ebiragiro 10 imuha n'amategeko y'ubuzima yamuhereza n'ebiragiro eby'amagara hari amategeko agendanye n'iby'ubuzima atandukanye hariho ebiragiro ebikugendera amagara ebibahira Abisirayeli kandi Imana yabahereye kandi Ruhanga aho yabibahereye kugira ngo bagire amagara mazima iki yabibahereye no kugira ngo bagire amagara marungi kugira ngo ryitwe ishyanga ry'Imana kugira ngo babase kwetwa abantu barahanga uko bivuga kose ukuyabire nabigamba kona raba ngo ndu Uwiteka Imana akana jangu ninye Ruhanga wanyu ntimwakore ibi ngibi mutarukore iki ndu Uwiteka Imana yanyu ndu Ruhanga wanyu ntimwakore ibi ngibi utakakore iki ndu Uwiteka Imana yanyu ndu Ruhanga wanyu
Imana baca mu butayu hango babire nibaraba mu butayu yarababwiye ngo akabagira ati nihagira umuntu ugira ahajya kwicara yituma haragira umuntu waza kusitama arwenda kweyonja ajyana n'igitiyo aguma agenda n'igitiyo atabuwa mwanda abase kusheka ebiyatekaho Imana ntabwo ari bazi imisarane bakaba batakumanya ibyigo nkiriho muri kino gihe nkoko nkeriho rigenda ariko Imana arimo kubabwira uburyo bwo kurinda kurinda umwanda konkara hanga kabagambiro okuba kubasa kwerinda uburofa kugira ngo iyo suku bazayijyane kugira ngo buyonjo bubije bagende nabo bageze mu gihugu cy'isezerano bije babusitiye mu ihanga rya Kanani ntabwo barwaye batine bugwire bwona ni nayo mpamvu natwe niyo shonga nitwe abajya mu gihugu cyo mu ijuru abakuzo mu ihanga yo mu iguru abakuzo mu iguru hari amagambo amwe tugiye gutangira dusoma ibigambo bimwe byitwaza kutandika dushoma amagambo aboneka muri Yohana ibigambo bikurebe ko muri Yohana urwandiko rwa Yohana urwandiko rwa gatatu rwa Yohana tuza kureba Yohani urwandiko rwa Yohana yego igice cya mbere umurongo wa kabiri uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu Yohana icyakasha cya Yohana ushobora ngo bwo kubanza bwo kubiri reka eshura yo kubanza watandikira hagwa kabiri ntagira hati ori kundwa nashaba ngo abeje umuri byona ariko nabanze sime ku murongo wa mbere reka sitandikira hagwa kubanza nyewe ngo mukuru nakandikira iwe gayo ori kundwa uwunkunda omumazima ori kundwa ninshaba ngo obeje umuri byona kandi ngo ogire amagara mu mubiri nkoko orije umumoyo Imana igumugisha cyane amen reka nanjye nsaba mu Kinyarwanda reka nawasho mu Kinyarwanda hanyuma tugere ku murongo rero tugenda umushororo ngaho njyewe umukuru gayo njyewe umukuru nyowe mukuru ndakwandikiye gayo kundwa cyane ni nakwandikiye gayo kundwa munonga uwo nkunda by'ukuri ubundi ukunda buzima ukundwa urukundwa ndagusabira ningushabira kugira ngo ugubwe neza ngo beje iri jambo rivuga kugubwa neza icyo kigamije kugira ngo ubeje umuri byona ube mutaraga ube n'amagara marungi nkuko umutima waguwe neza nkoko umutima waguwe ube ngira ngo ahari abisomye neza ngo ube n'amagara marungi ningira yabisoma maze ngo ube n'amagara marungi ube muzima ube uburire ube utarwaye ube utarwire iyo ni ryo sezerano ry'abantu kujya mu ijuru ibyo niyo ndagano y'abantu ab'abenebuzo mu ijuru abajyaga muri Kanani yo mu isi ababiri bazo muri Kanani yo mu isi bagiraga amategeko kugira ngo bagubwe neza bakabinye biragiro kugira ngo bije babeho je abajya Kanani mu ijuru abakuzo muri Kanani yo nabo barasaba kugira ngo bagire iki bagire imibereho nk'iyo nabo bine kubaho mbera nkejo babe badafite uburwayi babe batine burwayi babe bazima babe bahuriye mpamvu niyo shonga Imana itanga amategeko agenda no kwambara ruhanga nateka he biragiro kugendera na kujwara igatanga amategeko y'isuku natekaho ebyo buyonje igategeka amategeko agenda n'ibyo kurya biragiro byo ino kubanone igatanga amategeko yo kuruhuka ikatekaho kuruhuka igatanga amategeko y'ibyo kwisiga ikatekaho ibiragiro byo kwisiga kugira ngo ubivuguruje kugira ngo orabihinyuze bimubere uburwayi ije bimubere uburwire ndetse no kwangirika ninga ntabwo no gusisikara Imana atanze amategeko ruhanga akahereza ibiragiro igeza n'ubwo ivuga ko ntukwiye gukaraba yakanaho kugira ngo abantu binobunaba ngira ngo ariyo dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'Abalewi twashomye ibigambo byo mu Balewi igice cya 22 Abalewi 12 amagambo tugiye gusoma Abalevi 12 ndashaka kugira ngo tugere umurongo ku murongo tuza kushoma ishura umushororo Uwiteka biramusa ati ranga yagambira musati bwira Aroni n'abana be gambira Bisirayeli oti bitandukanye n'ibyera ishura bitandukanye n'ibyera
Abarevi 22. Uwiteka abwira Mose ati Ranga yagambira Musa ati bwira Aroni gambira Aroni n'abana be n'abatabani be bitandukanye n'ibyera betandare ne ebintu ebirikwera Abisirayeli banyereza abisirayeli bari ubwo kunyereza mwene magambo iby'Uwiteka mu bindi bigambo ebiruhanga ibyo abisirayeli babaga batangiye Uwiteka abisirayeli babire baherize ruhanga abana ba Aroni bagomba kubirya bitunganije bakabine kubirya babandize kweboneza be gusuzuguza izina ryanjye ryera bareke kugayisi izina ryanjye rikwera Nduwiteka ninye mukama Nduwiteka ninye mukama mwumva iryo jambo muhurire cyo kigambo Nduwiteka ninye mukama wabwira uti ubagambire bigambo byanje umuntu wese wo mu rubyaro rwanyu umuntu wena uwo mu ruzaro rwanyu mu bihe byanyu byose singe rwanyu bona uzegera ibyera kaha bintu ebirikwera Abisirayeli beje Uwiteka Abisirayeli bakwereza mukama agihumanye akisiskire uwo muntu azakurweho ave imbere yanjye umuntu ogo acubweho umumisho ganje ubwo mbere magambo mu bindi bigambo uwari gukora kugera mu by'Uwiteka uwabire nokora habikwera byaruhanga atitunganije atakabandize kweboneza atihumanuye atabandize kubanza kweyaho umukino gona yagombaga gukurwaho akana ayino kubanza yihwaho agakurwa imbere y'Uwiteka bamwiho mu misho garahanga kandi Uwiteka akavuga ngo Nduwiteka Imana yawe kandi ruhanga akagira ngo ninye mukama wawe Yesu ashimwe mukama si biravuze ngo nibigira bagira ngo byaba ari ibyera byabe birikwera byaba ibyo kurya byera byaba birikwera n'ibyo kurya by'umubiri n'ibyo kurya by'umubiri nta muntu ukwiye kubiryana nta muntu ukwiye kurya mwanda kino muntu yishemerere kubirya ayino burofa nta muntu ukwiye gukora ku byera kino muntu ushemerere ko nta arahabirikwera muntu ukwiye gukora ku bintu byera kino muntu ushemerere ko arahabinte birikwera byaba ari iby'umutima byaba by'umutima byaba ari iby'umubiri byaba by'umubiri ngabirye ahumanye ngabirye atashemezi Yesu ashimwe mukama simu haranditse ngo umuntu wese wo mu byaro rwa Aroni hahandikire ngo umuntu we wo mu ruzaro rwa Aroni ubembye ubwo ararwaye ubwo arwire iri jambo bita kubemba icyo kigambo cyo kwita kubemba ntabwo ari ijambo rivuga ibembe gusa byonyine icyo kigambo cy'kumanyise bembe byonga umuntu wese wabaga afite agaheri umuntu we no wabiroine agaheri gasa naho ari ubwandu bwe aribwo bwose kakushana kine obuzubona kine kakurete ikizibu cyona yaba ari amashitu cyaba kiriye indwara yona yaba ari ibihushi byaba biriye ubuhere ubwa burijo yaba ari kanseri yaba ari kansa yaba ari ibembe nyirizina nabwo byakubabiriye bembe ngo kubagamba hari amategeko yagenaga no kumumanura hine biragire byabire bino biteyubweho kugira ngo bamushume Imana yamushyira ku ruhande ruhanga kamuteka harubaju kugira ngo bagende bamuvure kugira ngo babanze bamutambire none amagambo ari hanavuga ngo rero bwambe byabiringo umuntu wo mu byaro rwa Aroni umuntu wena wo mu ruzaro rwa Aroni ubembye cyangwa uninda nari ori kureta amahira ntarye ku byera ntarye aha bintu ebirikwera atarahumanuka atasya ubu arabe ushemeriye atakasize uba ushemeriye ni nayo mpamvu niyo shonga n'umuntu umeze gutyo n'umuntu yotyo ubundi abakwiye gushyirwa ukwe ubundi nabaye no kutekwa hanga hari nta muntu ukwiye kumukoraho kino muntu ushemerere kumukwataho n'umukozeho n'umukwatsireho nibura akaba yambaraga nabaye ne kujwara gloves kuninda kose amahera gona kubemba kose ubembe bwona byose byagomba gutuma umuntu asa n'ashyizwe mu muhezo byona bikabine kutwara umuntu amukehereyo ntabwo ari umuhezo umeze nkawo wundi muri corona tinko rwoherero rwo rwa corona
wari umuhezo ufite imbabazi z'Imana kabuyo kwehero kurumemba bazarhanga wari umuhezo ufite ubuntu bw'Imana kabuyo kuguma kwehera okurumemba bazarhanga dukomeje ku murongo wa 4 twagumiza amashoro ngo bakana haranditse ngo ahandikire ngo kandi nari ukoze ku muntu wese kora ha kintu cyona cyangwa ku kintu cyose inga kintu cyona cyahumanijwe ekiri kugendera ahansi cyahumanijwe n'intumbi cyangwa ku muntu uvuwemo n'intanga nari umuntu ndijo ubuyayihaho cyangwa ukoze ku gikururuka cyose ninga shobo akwatira hanze ekikugendera hansi cyamuhumanya kubasa kitashemire cyangwa ku muntu wamuhumanisha ninga kubyo bwose ninga muntu kubasa kumuhindanisa umunjeriyona ukoze kumeze bityo wakora habiri bityo azabahumanye naza kubaho agitashemire ageze nimugoroba asenye umwabazyo ntakarye kubyera atakari habiri kwera yiyuhagire anabe izuba nirenga umushana gwarenga azaba ahumanutse naza kuba ushemire abone kurya kubyera abone kuyihabira kwera kuko ari byo kurya bye ahabo kuba ni byo kuyebya ubwo mende magambo mu bindi bigambo biravuze ngo nibigira ngo umuntu wese wakoze ku kintu cyanduye umuntu wena okozira ha kintu ekitashemire niyo yaba yakoze ku mashyira y'umuntu no buyagwa kwatsira ha mahira g'umuntu niyo yaba yakoze ku ntumbi no buyagwa kwatsira ha ntumbi yaba yakoze ku gikururanda no buyagwa kwatsira ha kugendera hansi kibasha kumwanduza ekikubasa kumushisha icyambere yagomba kwihutira icyo kubanza kiyabereye ne kubanza gukora ntago ari ukurya tuguya oya apana yagomba kubanza kwiyuhagira akayi no kubanza kuna ahubwo akanategereza izuba rikarenga nangwa akategereza n'izuba rikarenga ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo nta muntu bagomba kwihutira gukora ku kintu icyo ari cyo cyose ino muntu wabira yishemerere urakukira kwata kintu cyona yahumanijwe n'ibyo ngibyo yahereze gushishwa n'ibyo yahereze kwata ibyo bisiski ibi ngibi Imana yabibahereye ibirhanga kabibahera kugira ngo bazasohore Kanani amahoro kugira ngo babase gushobora muri Kanani bari ubusingi bazagere i Kanani bije bafikaye Kanani nta ndwara batine ndwara nta muze batine muze nta bumuga batine bumuga nta nucitse intege batine oyinende genje nta nufite amaso arimo kureba ibirori atari muno inamisho agatakwezage ubwo birumvikana ko ubwo ni chururwa ngo bagomba kugira amagara bakabine kugira amagara azatuma basaza agaredetera nibakura ntawubonye kunama kwabo ahatine urebero kwinama kwabo kubera ko ahabo kuba ibyo yarabahaye ibiyabira bahire byari umurinzi w'umubiri wabo wose kandi iyo burinzi bw'amagara gabo ubwone isashemwe kamasimu uyu munsi rero elizoba rero natwe abisire mu by'umwuka nitwa bisirahero mu by'umoyo twebwe abaje kumeruka ubwihezo ry'ibihe twabizire ahamperuye ye nako natwe twahawe amategeko y'by'ubuzima nitwe bakatuhereza ibiragiro by'amagara nta mukristo hariho mukristo ukwiye kwambara uko yiboneye oyi no kushwara uko yayirebera agomba kwambara yikwije ari no kushwara ayeshyize nk'uko tubisoma muri Timoteyo abadamu abakazi abakobwa abishyi bambare bajware bagira isoni bineshoni kandi birinda kandi bakwerinda be kwirimbisha ko imisatsi bareke kwehimisa mu gukora ishoke ariko ibyo ntabwo bitangaje ibyo bintu bitangaza aho kuboha imisatsi aho gukora ishoke byahindutse nk'icyorezo bikahinduka nk'uburwayi abantu barafata imitwe yabo bakayangiza abantu nibakwata imitwe yabo bagishisha amaproduit bateka barayinyereza bajyorobya mu kanya gatoya umwanya muke imisatsi gatangira gupfuka amashoke gatandika gupfuka hanyuma uruhara rugatangira kandi
ntari umudamu nyuma atandika kureta uruhara kandi ry'umukazi abandi bajya mu masaro bazo musaroni bagatanga umutungo w'iteka yabahaye bahereza ubutungo bw'uruhanga bakirwa bayiboha basiba nibagikora bishyira ikimenyetso cy'umwanzi nibeteka akamenyetso k'umuzugu iby'Imana yabuzanije ibyo muzugu yazibire bakabikora babifitemo ubushake babikora bakubyenda bakamenya imitima yabo ko bakamanya umutima yabo ibiri mu mitima yabo ari ubwibone ibyo mu mitima yabo no kwemanya biratangaje bitangaza najyaga nganiriza abantu ku by'ingingo nkankira bwaniza abantu abikwatira nebe bakambwira bati bangambira bati ariko rero ntubakabye kanyibereka guma no bitekamo obuhabe ibyaba byiza no kutakabya cyakubera kirungi no kugira ngo utokabasa norekeraho okubiteka higuru munonga kubera ko ahubwo kuba ibi ngibi ntabwo ari ku mutima tubiri ya mutuma nyamara kibagiza ko konga yebwa ngo ikiri ku mutima ikiri ya mutuma nshobora mugarura ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo yagiye kubishyira ku mutwe akaza kubiteka aha mutwe byarabanje ku mutima byabanze kuza aha mutuma ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo nta muntu ubasha kumbwira ngo yambaye imisatsi hino muntu uri kubaza kungambira ajire ishuke mu mutima atunganye umutima gwashemiye abandi nabo biyogosheshe ingwe nibihaho embone ariko munyibere gato mu magambo aboneka muri Bibiliya munyikirize nshoma ebigambo ebikirebe ko muri Bibuli aboneka muri Yeremiya nibirebe ko muri Yeremiya hari icyo bavuze ku kintu cyitwa abagosha ngwe ine kibagambira abantu abakubasa gutega embone igice cya 9 Yeremiya eshura ya 9 havuga ibyo bigosha bingwe nibagamba abantu abakutega embone mu byabayeho kera byabireho kare nta gishya kiri munsi y'ijuru kine kise kiri hansi y'iguru ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo ibyo tubona kera ibyo twagereho kera byabireho kare nijye no kwisubiramo ibyo biriyo nibyegaruka mu kanya gato kera bambaraga ubusa umukanya kake kareba kabajwara busha no muri kino gihe bambara ubusa no mu bwiro b'abantu bajwara busha kera hari ubutinganyi kare hari ubutingwa n'ubu ngubu hari ubutinganyi na hati hari ubutingwa none katwe ibyo bagusha ngo hano katurebe abakutega imbuto 24 umurongo wa 9 na kigice cya 9 umurongo wa 24 mwenda abrinina handitse ngo handitse ngo dore iminsi igiye kuza ureba okwehimbisa ayihimbisa Yeremiya dore iminsi igiye kuza ni kuwiteka vuba rebe biro nibija ndifubira ubwo nzahana bakebwe ndifubira abashazirwe bona bose bafite imitima udakebwe abashazirwe bona Egiputa reka nsome mu kinyarwanda wowe na cyose bisanzwe reka nsome na cyose samura dore iminsi igiye kuza nta kibazo usibuke dore iminsi igiye kuza rebe biro byaza kwija ni kuwiteka vuga uko ruhangariye nagamba ubwo nzahana ndahana abakebwe abashazirwe ariko bafite imitima idakebwe konga batine imitima eshazirwe Egiputa Misiri Yuda Edomu Amoni Benabumoni n'ab'Imowabu n'abiyogosha ngo yeze umusatsi n'abatuire umubihanga bona abategire embone kuko ayo mahanga yose abo kuba amahanga bona atakebwe gona gatarashazirwe n'ab'Isirayeli bose ntibakebwe kandi n'enju ya Isirayeli itarashazirwe ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo Abisirayeli icyo gihe Abisirayeli bw'irobo basaga n'abanyamahanga bakandi basha n'abanyamahanga abanyamahanga biyogoshaga ingohe ababire nibetegese ngwene kugira ngo baramye ibigirwamana byabo kugira ngo babase kuramya ebishani byabo n'Abisirayeli nabo biganiye imigenzo babitoreza kandi abyiterambere kandi babita ngo ni vision abadivantiste muri kino gihe bangana iki abadivento umubwiro ubundi bingana iki biyogoshesha ingohe abakwihaha imboni abakutega imboni muri rusange umuri byona abakristo bangana iki n'abakristo bakwingana ki biyogoshesha ingohe abihireho imboni abategera imboni
ya madini y'ibyaduka amadini ge agizire hati ya gipantekote aya Pentecost abo bafite muka w'Imana nibagira ngo bine mu yorukwera abyina ibisenge bigateruka nazina nangwa n'enshu etengeta ariko bakamba amajipo konko mu kujwara kwabo angana uko imitima yabireshya nigingana sikate ziba kujwara nizingana nk'uko imitima yabo iri kwingana biyogojeje ingohe nibihahe mbone hapagani bakera abatakwikiriza bakare buriya barimo kwihamya ngo uko no kuhamya ngo turi abapagani b'abakristo turi abatakwikiriza b'abakristo turi abadivantiste b'abapagani turi abadiventa abagwire bene data ba Uganda bine tata ba Uganda kwambara amaherena si bya Gikristo okujwara rings tebya kunyereza ibintu bya Gikristo okuyoro byishoke tebya umuntu oshemerere kuba wa Kristo kuko byangiza umubiri mu bigaragara ahabo kuba nibishisho mu biro mu kurebeka bikangiza n'umutima mu bigaragara bigashisha no mutima mu kurebeka ubwo birumvikana ko ubwo ni kimanyisango nta mukristo ukwiye kuba afite ibyo ngibyo hari umukristo shemerere kugira ibi nta mukristo ukwiye kuba imisatsi hino mukristo shemerere kuroki ko yishoke nta mukristo ukwiye kumara igihe yarashyize imisatsi adakara mu mutwe hino mukristo shemerere kumara ubwire atire hishoke atabunabo mu ishoke keretse niba tutasobanukiye ko shana kumurabe mutabasha gushoboye kibwangu turakristo mu by'umwuka turi abakristo mu by'umwuka nta mukristo kina mukristo ukwiye kurya ibyangiza oyinebuya ebikushisha ngira ngo ahari nimanya nti dufite icyigisho kindi kizakurikira twine endijo samone erije kurateraho kivuga uburyo mukigamba ahangero Imana agitanga amategeko yo kurya inyama ruhanga yagenze nehereza ibiragiro byo kuyinyama Imana yitanga amategeko yo kurya inyama mu bihe byose ruhanga kagenda nahereza ibiragiro byo kuyinyama mu biro byona kandi mu bihe bya kera kandi umugwire bwa kare Imana yatandukanyaga amahanga y'abapagani ruhanga kana yatanisa amahanga gabatakwikiriza n'abisiraheli ikoresha uburyo bwo kurya inyama akoresha umunanga yo kutarya inyama abanyamahanga baryaga inyama abanyamahanga bakaba barya inyama bakarya n'izizira nangwa barya n'izikuzira bakazirya n'amaraso yazo baziyaneshaga amayazo ibyo ngibyo bikabagira abanyamahanga ibyo bibaretera kuba abanyamahanga ariko abisiraheli baryaga inyamaswa zitazira bakaba barya inyamisho zitakuzira kandi bagakamura amaraso agashiramo kandi bihama eshagama bajimaramo ntabwo ndi kuvuga ko kugira ngo muri kino gihe ariko nabwo tugomba kubigenza umugwiro ni uko twine kubitwaza muri kino gihe tuzabona umucyo ukwiranye nabyo mu birebe twine umushano gurinka byahati ibyarebaga Nowa cya gihe bireba Nowa ubwirowe ibyahawe Aburahamu ibyahiwe Aburahamu ubwirowe bigahabwa n'abamukurikiye bigahabwa bamukuratire ibyahawe Abisiraheli ibyahiwe Abisiraheli bitandukanye byihabya nibitanamunonga nibyo tugomba kugenda muri kino gihe n'ibitwine kugenderamo ubwirowe bitewe nuko tekinoloji yaritengushye tekinoloji yasitenguha nari kuvuga ko ibyahawe Aburahamu yanagira ngo ibyahiwe Aburahamu ariko natangiye ku byahawe Nowa yatangira byahiwe Noha ibyahawe Aburahamu ibyahiwe Aburahamu bigahabwa Abisiraheli bigahabwa Abisiraheli ntabwo aribyo bitura muri kino gihe ibyo bitureba mu bwiro ndetse n'ugerageza gusobanura ibigomba kuribwa n'ibitagomba kuribwa nyangwa no kugezaho kuvunura kubasa kuribwa n'ibitakuribwa agakoresha ibyahawe bari abantu muri kiriya gihe agakoresha ibyahiwe bari abantu mu bwiro ababigizemo mufite cyane nabayinemo ejoro munonga hari icyo Imana tuvuze twebwe inekiro hanga yazugambire hito Pawulo yavuze amagambo meza Pawulo akagambe bigambo bibiri nyuma yo kuvuga ko ibyuka bisobanuzwa ibyuka bindi akagira ngo iby'umwoyo ntibibasha kuvunurwa iby'umwoyo bindi yaravuze ngo dukwiye gukurikiza umucyo dusohoye mu iki gihe akagira ngo twino kurateza umushano gutura umubizobe niyo mpamvu niyo shonga natwe bitureba nituhine biriye bitureba nuko rero abakristo natwe rero abakristo nitwe dufite amategeko atugenga twine biragire bitureba amategeko y'ubuzima biragire by'amagara Imana yatanze amategeko y'ubuzima hanga kahereza ibiragiro by'amagara ni nayo yatanze amategeko
asanzwe imibanire yabaye ntabwo wayira ibiragiro by'amagara nibo batireho n'ibiragiro by'ukureba abantu. yatanze amategeko ku musozi wa Sinayi, wahire ibiragiro amusozi Sinayi, niyo yatanze amategeko y'ubuzima. niwo wahire n'ibiragiro by'amagara. niyo mpamvu umuntu wishe amategeko y'ubuzima, niyo shongo umuntu wo gushisha ibiragiro by'amagara ahanwa kimwe ni ahantu kimwe n'uwishe amategeko y'Imana, nubwo witsira ibiragiro byo wayitagara hantu. niyo mpamvu niyo shonga uwariye nabi, urire kubi, uwambaye nabi, ujire kubi, ahanwa kimwe naza ahanwa kimwe n'uwishe amategeko y'Imana. no yitsira ibiragiro bya rahanga. Imana yavuze ngo ntugasambane. rahanga akagira utarashamba. iyo wambaye nabi wajara kubi ukerekana ko ubasha gusambanya mwene so, nubasa kwereka ngo nubasa gushambana saa mwinesho, uba warangije gusambana. niba waheze gushamba. iyo Imana ivuze ngo rahanga yagira ngo ntukagize izindi mu maso yanjye, notakagira abandi bahanga mu misho ganjye, warangiza ukambara amaherena, wahagaruka ukajwara rings, ukibosha imbohe, ukihahe mbone, ukisiga iminwa bya bindi, ukayisiga iminwa bya bindi. mu yandi magambo izo ni izindi mbona mbere y'Uwiteka. mu bindi bigambo izo nizo abantu bo barahanga abandi bo mu misho garahanga. hari ikintu cyo mu mutima, hari ikindi ekiri mu mutima. ni nayo mpamvu niyo shonga we kumbwira ngo iwe kungambira ngo ibigaragara inyuma ebikurebe ko mu misho inyuma ntibifite isoko ngari mu mutima, ngo tubine shuro nebi byo mu mutima. umuntu wese, umuntu wena ntago akwiye kugenda nkuko yishakiye, tayine kugenda nko kwari kwenda. ingingo z'umubiri Imana yaremye, ingingo z'umubiri z'uruhanga yahangire, nta muntu ukwiye kuzihinduriza amaraya. kino muntu yine kuzihinduriza amaraya. zitwa ingingo z'Imana, nizetwe ingingo za ruhanga. uko ukoremwe n'Imana, ngo kubahangirwe ruhanga, inzara zaremwe n'Imana, ingaro zikahangwa na ruhanga, amaguru aremwe n'Imana, amaguru gahangwa na ruhanga, umutwe n'imisatsi aremwe n'Imana, umutwe n'ishoke bikaterwaho ruhanga. iyo umuntu agiye gusiga inzara y'amarangi, umuntu yaza gusiga bya birange, mu yandi magambo aba arimo kuvuguruza Imana, mu bindi bigambo naba yatandika kuhakanisa ruhanga, aba aravuze ngo naba yagira ngo ntabwo wandemye uburyo nshaka, torambangire ko kundi kwenda ngira ngo ahari ningira ngwenu nk'abandi birirwa bahinduranya amafoto bafotora bifotora babande babire abakukira kwehinduranya mu bishani, uko bakweteze bishani, ntabwo baba banejejwe n'uko basa, niba batashemererwe no kubakusha. fotora iyi ngiyi ndere shanegi iyisibe, ejeje gihemu, fotora iyi ngiyi ndere shanegi iyisibe, iki gihemu tashemererwe no kwakusha. ni nayo mpamvu niyo shonga agerageza kwishyiraho makeup, nagezeho kutekaho makeup, agerageza kwambara nk'uko abishaka, nagezeho kujwara ngo kwa rwenda, igice yibwira ko afite kari cyiza icyakwegambira ngaye nicyo akunda kugaragaza, nicyo akunda kwereka, kugira ngo bigende bite, kugira ngo birebeke bita. itegeko ravuga ngo ikiragiro kigira ngo ntugasambane. utashambana. niyo mpamvu ugaragaje gusambana, niyo shonga nobo yorekera kushambana, abasambanye nobo shambi, kuko aba yifuje ahubwo kuba yayatenga aba yabasambanije, naba yahirize kubashambaniza. ndetse mu kuvuga byumvikana, ningira biri turi ndugamba nibihururwa n'umubikenga mu isi ya makeup, omunsi ya makeup, mu isi y'imideri, omunsi ye nkwanze ezuru, iminsi y'imyiyerekano mu myambaro, biro byo kweyerekwa mu bijwaro, iminsi y'amaproduwi y'imisatsi ndetse n'ay'uruhu, biro by'amajuta gabwishoke nangwa nagumubiri, iminsi y'amadayizi, biro bya dayizi, iminsi y'ibisigo ku nzara, byo kuteka habyara, iminsi y'ibisigo ku minwa, byo kusiga haminwa, kandi byose biza n'ingaruka ku buzima, kandi bene nibireta akabahamagara. nigeze mbona abantu bafite iminwa ihengamye, nkijana areba aho abandi abine iminwa ihenganye, bagize kanseri zo ku minwa, bakagira kansa zahaminwa, abandi nigeze kubona bafite amagufwa, ngenda umuganga afite amagufwa yahengamye ku birenge, abandi bakabina amagufa gahengamira habigera ngo n'umushaho, ugasanga igufwa ryagiye gutya, ushanga igufa ryagire side nijo ari ukubera inkweto, ahabwe inkito, ubwo biravuze ngo bikugamba ngo ibyo biri kuvuga ngo
ubundi mpamvu nambara inkweto ngo ahagwa inshonga waje abantu bavare nkito no kugira ngo barinde ibirenge no kugira ngo barinde ebyiri ubwo byarenze kugira gute gushaka kurinda ibirenge ubu hati byarengera kurinde ebyiri ntayavuga ivuga ngo nkayanga mbere kugira aho kwica stile nakwicuna n'umusonga ngaho aho kwita kwica stile aho kugira ngo nyite fashion no bwenyitwa no mushonga ese nuko byumva bitumiriye no bihurira kwanyira kugeza aho ngaho okusisikara kwa kikawa ntabwo natinze kubyo kurya cyane nasiba habe kurya munonga ibyo kurya bitekeshejwe amavuta ibyo kurya ebisikisha amajuta simvuze ko ibyo kurya bitekeshejwe amavuta ari bibi tinagira ngo ibyo kurya ebyatekeshwa amajuta ni ntabwo mvuze ko ibyo kurya birimo amavuta ari bibi nangwa tinagira ngo ibyo kurya birimo oil nanga amajuta ni bibi ahubwo amavuta yatetswe ate konkashi amajuta gatekwa gata ku mihanda botsa inyama aha mihanda bayene bose inyama amafiriti y'ibijumba nangwa na chips zebitakuri amafiriti y'imyumbati chips okusika muhogo amaji yo mu ducupa juice zo mu bucupa ugasanga icyitwa diabete n'amakanseri aha niho kushanga diabete nangwa na kansa zigiye higuma ngira ngo aha ariyo ndebye nangwa kunkureba nyewe mbasha gutandukanya abanyarwanda n'abaganda nimbasa kutandisa abanyarwanda hamwe n'abaganda njyewe ndi umuganga we no musho abaganda naje gusanga nka 75% nkashanga atana harigana barwaye igifu bine arsas bitewe n'iki bikuretwa ki bitewe n'ikintu cyitwa imirire bikuretwa no kuba kuri barya ibyavuye mu nganda nibaye byarwo mu industries bakarya ibyavuye mu mavuta yo biga batetse ku muhanda nibaye byarga ha muhanda ibasikisa amajuta gasi baha muhanda ikintu cyitwa kurya ekite cyitwa ngo kurya niyo ngingo nyamukuru niyo nshonga nyamukuru mu bukwe no kurya ahabyenye no kurya mu rusengero no kurya aha amakanisa no kurya ibitaramo no kurya aha biterane no kurya mu modoka no kurya mu modoka no kurya ijambo ryo kuryagagura ikigambo no kurya kurya buri kanya kurya buri sha bituma wagira ngo bikuretera wagira ngo igifu n'umufuka washaje nge naka enda nakashaka kakuze ngira ngo nawe mu miji nushanka baho mu mutaboni nta muntu ujya ufata umufuka mushyashya kino muntu uri kwata akashaho kasya ngatagiye kwishyira mu gashyira buto kwishyira imyanda ngatandika kuteka mu burufu wenda ngo naramuka afite kawunga yahiye ngo yayine kahunga hire akayirya igasigara yajige kasigara agenda yishyira mu cya gifuka agenda giteka mu kugira ngo cyo kimuka kizashaka kizaze gutwara kugira ngo imodoka ije edward mu yandi magambo mu bindi bigambo afata umufuka ushaje naronda akashaho kakuzire ku kazi ko bigiye kuzawushajisha ahabo bana abanyagundi biza kubikuza agapakira imyanda atandika kuteka no burofo none ibifu by'abantu mbene hati z'abantu nabo byabaye ibifuka bishaje nazo zibire ebishaho bikuze bijugamo buri kintu ibiteka mu buri kintu bijugamo maji ibiteka mu juice bijugamo mu myumbati yokeje ibiteka mu muhogo yokize simvuze ko imyumbati yokeje ari mibi tinagira ngo imihogo yokize ni kuryagagura okuyagagura wagira ngo munaga mu gifuka gishaje ushoti ngo rero nago mukashoka kakuze ni nayo mpamvu niyo nshonga ikintu cyitwa kurya ikintu cyitwa kurya ni ikintu gikwiye kwitabwaho cyane n'ikintu kutaking attention no inyandiko z'umuko bahanuzi handiko byo umuka wo hano impandiko yo mu spirit of prophet zitubwira ko nizitugambira ngo nta kintu ukwiye kwinjiza mu mubiri wawe kine kintu cyo ino kutasyo mu magara gawe kizakubera umwanzi kiri kubera umuzima ubwo ni wumva kizakubera umwanzi korahura ni kiza kubera umuzima witwa ngo nirari utari twarwa n'ibyo kurarikira niba kizakubera umwanzi kirayije kubera umuzima wikirya utakakirya Imana yaravuze ngo hanga kagira ngo ntukarye ingurube utari ya empundi n'intumbe ntukayikoreho nangwa n'umurango bwawe utari gukwata ariko abo bakarenga kuko abantu barenga bakanazibaga bazibaga banyuze bakanazirya nangwa bazirya usibye no kuba wayikoraho nangwa no
kukwataho konka no kuyora ntibikwiriye nangwa no kuyora no kugitunga tibishemerere ngira ngo hari andi matungo basha gutunga nangwa gandi matungo gono basagatunga ariko mbese indwara z'ubwandu zingana iki bishi indwara ziri mu nanka umwe nizingana ki ubwazo zizana no kanagira inguru yakandagiye ubwazo zikuretwa no naho kurubata hemponere base indwara zingana iki indwara zingana ki ziterwa no gufumbirisha ifumbire zikuretwa no kuteka manure yempono indwara zingana iki n'indwara zingana ki zizana no kurya inyama z'ingurube zikuretwa no kurya inyama yempono nyamana bagira gute konka bambe bagira ki baziye ntabwo bafite baziye batinye bo bakazana nabyo ntabwo bafite nangwa bazitunga batinye bo bakira mu mamodoka baziye nangwa baziteka no mu modoka bazitwara aho zikubagirwa batinye bo abandi nabo bakikora akadeyi bekorera akadeyi cyangwa ibikapa byabo ninga sheka pabya bagiye guhaka benzi bakuza kugura ka benzi teniya bigateka bitege kirekire cyane hataka wira buringwa ikabira tongoye etandika kwisha ubwo mene magambo bindi bigambo ukabona umuntu afite umutwe munini ukareba umuntu ari no muntu w'umuhanga afite utuguru dutoya ari no tuguru tuke ariko afite akada kanini konkayi nenda mpango ibyo twita ngo ni inda y'igicuma ibyo nitubyeta inda ye ibyo kurya ni iby'inda n'inda nenda n'ibyo kurya ibyo kurya nyamara ubitega byose zabisende cyane ukabibona rihanga yabihiraho kimwe none se ibyo kurya byaremwe n'Imana kasha ibyo kurya kabyahanje kugira ngo tubihereze ibifu byacu kugira ngo tubihereze enda zicu aha wakirahanga ye naza kubwira ko kugambira ngo abantu barangiritse mu kurya abantu bakasisikara mu kurya abantu bageze ku abantu bakaharaho kurya abantu ni imirambo yigenda n'imirambo iri kutambura mwene data unyumva mwene data uri yumburire uyu munsi ndakurarikira kugira ngo utekereze neza ngo utekatekeje hari igitabo ufite hano hariho igitabo cy'inyina ndashaka gusoma amagambo nyenda ngo nshomeme ibigambo bakita inama zigirwa itorero bakita inama zo kugamirwa idini kiri mu bitabo by'ubukobanuzi ngira ngo abatarasonje ubukobanuzi tuzasobanura icyo ari cyo kiri mu bitabo haranditse ngo ahandikire ngo ku ipaji 94 aha peji ya Bibiliya haranditse ngo twize tudashidikanya yuko Kristo agiye kuza vuba ahandikire ngo ntwikiriza tutakubanganisa ko Kristo ariyo naza kurusha kuri twe ibyo si umugana ngo nukuri ibyo tumugana kureka n'amazu ariko ejo nikomeye icyo kigambo tukigumire benshi bavuga ko Kristo agiye kugaruka bingi nibagira ngo Kristo yazagaruka waje muri wacu umugani no shoto ngo umugani baba ngo Kristo agiye kugaruka abingi nibagira ngo Kristo yazagaruka ari ukwivugira gusa kugiye kuyaganda cyonga Yesu Kristo agiye kugaruka mu mitima y'abantu Yesu Kristo azagaruka mu mitima y'abantu ntabwo biri mu mitima y'abantu tibige mu mitima y'abantu abantu bakenejwe no kurya abantu bakishemererwa habo kurya bakenejwe no kwambara bakishemererwa n'imijwari bakenejwe no kwisiga bakishemezirwe no kwisiga baracyanejejwe no kwidamarira bakishemererwe no kuryama bakagarama nibarangiza mu kanwa kabo habe ko Yesu agiye kugaruka baheza bigambo mu kanwa kabo ngo Yesu yazagaruka nyamara imyiteguro bito kwetegura ntayo tero mwidini umudini baba kagiye kugaruka nibagira ngo yazagaruka ariko ibikorwa byabo konge bibakora no mu magambo yabo no mu bigambo byabo bakabihakana nibabihakana Kristo agiye kugaruka rero Yesu yazagaruka rero ubwo azaza ubwo arije ntabwo azaza no gutweza ibyaha byacu tarizire no kutwihaye tariza ngo atwihaye bibi no gukora amafuti mu ngeso zacu no kwihawe bitashemiro mu mibereho yitu cyangwa kudukiza indwara zo mu ngeso zacu yacu kudukiza indwara iziyo mu magara gitu niba uwo murimo ari wo umurimo wo gukurabe gurugo dukwiye gukora twese twino gukora twene ukwiye reka twumva niba uwo murimo ari wo dukwiye gukora twese ubwo rabe guyo umurimo wo gutwe no gushemerire kora ukwiye gukorwa mbere y'icyo gihe ni forwa mu kubanze ebwira bwo gutakashikira
ndahamagara bene data ninyetaba bene tata battles of faith ankore battles of west ankore battles of faith Rukiga battles of faith in Rukiga Uganda Kifumbira ndifuza kugira ngo dukore uyu murimo tureba ninyetenga ngo tukore umurimo wo gutureba mbere y'iki gihe tutakashira umubiro kubera ko igihe kigiye kurenga ahabo kubwire bwaza kurenga amazi agiye kurenga inkombe amizi gaza kurenga enkombe imbabazi zigiye kurangira imbabazi zaza kwa gutunganya imitima okutebekanisa imitima no gutunganya imibiri no kutebekanisa imibiri bigomba kuba mbere yo Kristo agaruka bine kubaho Yesu atakagarukira kubera ko mwibuka mu bya kera ahabo kuba ni mwishwe mubwire bwakaye igihe Imana abwiraga Mose ubwira Yesu ruhanga yabere nangambira Mose kagiye kubana n'Abisiraheli yaza kuvugana n'Abisiraheli yabategetse kwiyeza akabategeka ko ukubanza kwezwa ubwoko bubiri emiringa ibiri kwiyeza kukaraba no ku myambaro okogerwa abijwaro no kwiyeza kwibajyamo nangwa n'okogerwa kw'ebintu ebibiri nibibaza Uwiteka araduhamagarira hangariye natweta kwiyeza okogerwa tukeza n'ibitujyamo tukatebekanisa n'ibituzamo ibitwanduza inyuma ebire nibitushishwa nyuma ibiduhumanya inyuma ebire nibitushishwa nyuma bikadumanya n'amaraso bikatushisha n'eshagama Uwiteka ashaka kutwagura hanga nayina kubitushura ubwo umwami azaza ubu hanga rgarika abazababera abarubanu bera bazakomeza babera bariyaguma bariyabarwa abarinze imibiri yabo n'imitima bikera abarinze imibiri yabo n'imitima bikera jambo cyane ngure icyo kigambo munonga abarinze imibiri yabo n'imitima abarinze imibiri yabo n'imitima bikera bikabe birukwera bikezwa bikezwa kandi bigabwa icyubahiro kandi bagahebwa kitinisa amaherezo nukuzahabwa ubugingo embendera bariyahabwa amagaragataho amen amen ariko abakiranirwa kungaba abatakura abatejejwe abateziwe n'abanduye n'ababasiskire bazakomeza babe ku kiteka ryose bayaguma barbasi ibiro byona bazakomeza kwandura ku mutima bayaguma basiskira umutima ndetse no ku mubiri nangwa nta mubiri Imana izatubaza ibintu bibiri hanga yatubuze ibintu bibiri izatubaza umubiri yaduhaye yatubuze umubiro gwatwiri itubaze n'umwuka yaduhaye nanga tubuze no moyo niyo mpamvu iyo urwaye umubiri niyo nshonga warwara umubiri uburwayi n'umwuka noburwire no moyo ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo uba waratsembye urusengero rw'Imana naba wihireho ekanisa ya hanga nawe Imana izagusengera niwe ruhanga yakwihaho ntabwo izaguhemba tere kuhereza ntema dutuye mu isi turyo munsi yanze ibyo gukiranuka yayengere byo kukira n'ingeso nziza n'imico mirungi isi ensi yanze ibyo gukiranuka ekanga byo kukira ndetse n'ingeso nziza nangwa n'imico mirungi gukurira mu buntu no gukorera mu busingi aho turebye hose aho tureba hona tuhabona kononekara hareba kusisikara no kwandura no kusisikara n'ubumuga n'icyaha no bumuga n'ikibi kugira gute gukora ki dusomye twashoma kwangirika okusisikara ubumuga ndetse n'icyaha nangwa n'ikibi none se umurimo dukwiye gukora ubu mbere yo guhabwa kudapfa n'ubuhe mbwe nisho umurimo wo gudushemerera gukora tutakafira ni guha ni ukurinda imibiri yacu no kurinda imibiri yitu ikaba iyera ikaba iri kwera imitima yacu ikabonera imitima yitu ikabonera kugira ngo tubashe guhagarara tudafite ikizinga tubashe kwemera tutine ikizinga cyona hagati yo kononekara hagati yo kusisikara utugose twetoriye muno misimperuka umubirebe ibyanyuma mbese nimuzi yuko imibiri yanyu bituma kumanya ngo imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera niyo kanisa yewe yo kwera uri mwimwe uyu muri imwe uwo mufite avuye ku Mana ubu mwina agira harahanga kandi ni muri abanyu kandi tumuri yabanyu ngo mwigenge mwetegeke ngo mwacungujwe igiciro ahabo kuba mukabasha kwanguzwa no buguzi bwingi nuko rero mukoko mutume imibiri yanyu mureke imibiri yanyu bihimbaza Imana musemuka ntituri abacu turi bitu twaguze igiciro gikomeye
bakatugura cyo muhendo ari cyo mubabaro n'urupfu rw'umwana w'Imana, cyo okushasha no kufa k'umuntu gw'entama. iyo aba twasobanukirwaga n'ibyo tubaza kushoborokerwa n'ebyo maze tukabimenya neza, asa tukabimanyage, twakwiyumvamo inshingano ikomeye tukayehuriremo ubuvunanizibwa ituriho turiho yo kwifata mu buryo bwo kugira amagara mazima yo cyane, kwekwata kugira amagara marungi, kugira ngo tubashe gukorera Imana kugira ngo tubaze gukorera Ruhanga umurimo gushemira. ubwo umurimo utunganye umurimo gushemira ushingira ku magara mazima dufite, ni gutandikiraho amagara mabi yo gutwina. iby'umwuka ibyo mwoyo bitura mu mubiri muzima, nibizo mwoyo guhurira. iyo umubiri urwaye, umubiri gw'abagugwire n'umwuka uburwayi, no mwoyo nabagugwire, kutagira icyo witaho, ubutine cyo kufaho, kutitonda kose, ubutitonda kona, uburyo bwose bwagize umubiri utangaje, ubona ubutangaza, uburyo bwose bwagize umubiri Uwiteka duhaye, ingeri yona eri kushisha umubiri Ruhanga yatwire, kwirengagiza amategeko yahawe umubiri, ubutafa habiragira ebyahibwa umubiri bw'umuntu, ubwo muntu no kwica amategeko y'Imana, no kushisha ibiragiro bya Ruhanga. ariko igihe tugize ingeso ariko igihe tugize ingeso konka twagira imibereho iyo ari yo yose iyo yona yangiza ubuzima bwacu, kushisha amagara gitu, ikagabanura imbaraga zacu, ikabasa kubaganisa amani gitu, cyangwa ikaduhumisha ubwenge, ningashe ikabasa kumisa ubwenge bwitu, tuba ducumuye ku Mana, tuba tusisira Ruhanga. igihe dukurikiranye iyo ngeso, twakuratira engese ubwo byogo, ntituba duhimbarisha Imana mu mibiri n'imitima yacu, tukahimbisa Ruhanga mu mibiri nangwa n'imitima yitu, ari byayo, byayo, ahubwo tuba dukoreye icyaha gikomeye imbere yayo. urega tuba twakora iki bicango omisho bwaya. hari n'ibyo nshaka gusoma, hariho n'ahandi aho ngwenda gushoma mperuka, ahundi ukwenderera, haranditse ngo igihe ubutumwa bwakiranywe kwera, handikire ngo ubutumwa bwayakirwa urukwera n'imbaraga yabwo n'amani gabo buba umuti uvura indwara, bwo mubazi oguru kutambira indwara zikomoka ku cyaha. ezurukuru gahakirwa. ayo magambo akora ibitekerezo cyane, ibyo bigambo byone kutekwatekwa ho munonga. zuba ryo gukiranuka umushana bwo kukirira azabarasira, yabajera afite gukiza amababa ye, ari no kukiza umapapa ge. ubwo mbere magambo, mu bindi bigambo reka twishimire ubutumwa bwiza, reka tushemerwe ahabwe njireye, reka twishimire inkuru nziza, reka tushemerwe ahabwe amakuru marungi ago, bya birenge byizanye inkuru nziza, ibyo byoresera amakuru marungi, reka tubiyakirane ikaze, reka tubiyakirane gushemererwa, kuko burimo ubutumwa, ahabwo kuba harimo ubutumwa iyo bwakiranywe kwera, bwayakirwa gushemera n'imbaraga zabwo n'amani gabo, buba umuti uvura indwara, nibwo mubazo bwo kutambira indwara zikomoka ku cyaha. ezurukuru gahakirwa. nta muntu uzongera kurwara indwara zizanywe no kurya nabi, no muntu ugaruka kurwara indwara zikuretwa mu kurya kurya, kuko afite kwirinda, ahabwo kuba no kwirinda. nta muntu uzongera kurwara indwara zo kunywa inzoga, kino muntu aragaruka kurwara indwara zikuretwa no kunywa amazi, kuko afite kwirinda, ahabwo kuba no kwirinda. nta muntu uzongera kunywa inzoga z'itabi, kino muntu uyije kurwara indwara zikuretwa itabi, kuko afite kwirinda, ahabwo kuba no kwirinda. nta muntu uzongera kurwara indwara z'umutima, kino muntu aragaruka kurwara indwara z'umutima, kubera ko ntabwo azaba cyambara amapantaro amuhambiriye, ahabwo kuba atarije agaruka kurwara emparizi mu kwasi. nta muntu uzongera kwandura amaraso, kino muntu uyije gusisikara shagama, kuko ntabwo azaba akiri ibyanduza, ahabwo kuba nabatakigiye gushisha, ahubwo umubiri uzaba muzima. aha konko mu birgo buriya bo guhuriye. ubutumwa ubutumwa obu bube isoko reka bube ishuro yo gukiza uburwayi, yo kukiza uburwayi, umuti ukomoka i Galeyadi, umubazi oguru kuretwa igaruradi Yesu ashimwe. nk'amasini. Petero tumusorezaho, Petero twamuhendereraho, intumwa Petero yavuze amagambo yandikiye abanyamahanga, Petero akagambo ebyahandikira abanyamahanga, igice cya mbere, igika cyo kubanza, igitabo cya kabiri cya Petero nyiragahari, igitabo cya kabiri cya Petero, igice cya mbere, igitabo cya kabiri cya Petero, igika cyo kubanza havuga iby'urwego rwa Petero, bagamba ebyorekera ku Petero yabirari, urwego n'ingazi, havuga iby'urwego rwa Petero,
cyangwa se ubukora mu by'umwuka kwa Petero. Nihoreka okura kwa Petero mu by'umwuka. Petero yigishije iki ku bigendanye no gukora mu by'umwuka? Petero akegesa ki ebikwatira n'eby'omwoyo. Umurongo wa 5. Okura kw'omwoyo. Eshura ya 5. Petero wa 2 igice cya mbere igiteka cyo kubanza umurongo wa 5. Umushoro wa 5. Haranditse ngo ahandikire ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Ebyo ni byebye mugire ubweziriki. Kwizera ahakwikiriza kwanyu mukongere ingeso nziza. Mukongereho imico mirungi. Umutambiko wa mbere ni ukugira gute? Icyo kubanza no gukora ki? Ni ukwizera. No kwikiriza. Kwizera gukurikizwa ingeso nziza. Kwikiriza ni kuratwa imico mirungi. Kwizera kwikiriza ni umutaka ukubiyemo kwihana okwetisa no kubabarirwa okusasirwa kwakira imbabazi za Kristo kwakira imbabazi za Kristo no kwemera igitambo cya Karuvali no kwikiriza ekitambo cya Karuvali. Kwizera k'amaraso ya Kristo abasha kukiza. Kwikiriza nga eshagama ya Kristo nebasa kukiza. Iyo umuntu amaje kwakira ibyo ngibyo, umuntu yamara kwakira ibyo, noneho atangira kwiga ingeso nziza. ati natandika kwiga imico mirungi. Ingeso nziza aha mico mirungi azongeraho kumenya. Nazongeraho kumenya. Hari abantu rero bazakora amafuti. Aha abantu abo barikorera enshoyo. Bakaba bakizera, bakaba bakiri kwikiriza. Bagahita bongeraho kumenya. Bakahikana batekaho kumenya. Abo ni usanga ari ababwiriza. Abantu bakushanga ngo n'ababurizi benshi. Kandi bangiza ibintu byinshi. Kandi bakushusha ibintu byinshi. Kuko bafite ubumenyi bwinshi. Abo kuba bintu no kumenya kwinshi. Babonye nyuma yo kwizera. Bakabona banyuma yo kwikiriza. Ariko baratarutse ingeso nziza. Kunga baheze kuguruka imico mirungi. Birumvikana ko ni burungu kwizera no kwikiriza kukikurikirwa n'ingeso nziza kuratwa imico mirungi. Ingeso nziza imico mirungi nizo zagutera kubwiriza. Nizo zirakuretera kumanya. Nizo zirakuretera kubura. Kubwiriza ni ukuza no kumenya. Kuburira niko kurakuretera kumanya. Kumenya rero nako okumanya rero nakwe kongerwaho kwirinda. Mukongerwaho okwirinda. Iri jambo bita kwirinda icyo kigambo cyo kwerinda mu Bibiliya ya King James Version, Bibiliya ya King James Version yo mu Cyongereza, yo muri English, hari amagambo nshaka gusoma jambo bita kwirinda kumiryari. Naenda kusoma aha kigambo cyo kwerinda ubure cyari cy'umunsi. Ngira ngo benshi bakunda gukina nibi ngibi. Ndabinjine bakira kuzana nebo. Ukumara babwira ngo ni umutampera. Ukahura umuntu nagira ngo no Temperance. Yakumva ngo ni umutampera. Yahura ngo no kwerinda no mu Temperance. Akumva ni igitutsi atutswe. Ahura ngo nekizumwe kiyabaza kuvuma. Cyangwa nubivuze nawe no ninga no abigamba wena akumva ko yaheje mu gutukana. Ngahura ngo yajumira. Cyangwa se akumva ko yavuze yashanyije abantu mw'ikaramu itariyo. Ninga ahura ngo yareba abantu mu nanke itariyo. Ariko reka twumene si yavuga hano. Reka tuburo kubavuga. Ngiye gusoma mu Cyongereza. Yaza gushoma mu rujungu. Haravuga ngo nagira ngo and beside this ahambaja bwanyuma yewe giving all diligence okuhereza obwenje bwono add to your faith virtue byongere aha kwikiriza virtue imico myiza aha mico mirungi virtue knowledge mico mirungi ereto obwenje and knowledge obwenje temperance gurete temperance. Ogomene magambo mu bindi bigambo omutampera owa temperance cyangwa kugira temperance biva ku ijambo bivuga kigambo ryitwa temperance. Bivuga kigambo temperance biva kwirinda. Bivugambo kwirinda. Temperance iri mu rugendo rwa Gikristo. Iyo mu rugendo rwa Kristo. Abisirayeli ba kera, Abisirayeli ba kare, Temperance yatambitswe mu nzira bacagamo kugira ngo bagere Kanani. Temperance ninga sho kwerinda kuketambiko mu rugendo rwa Kanani. Muri kino gihe cyabise mu by'umwuka, mu bwiro bwa Isirayeli mu by'umwoyo, amategeko agendanye n'ubuzima, biragiye kugendana n'ebyamagara, amategeko agendanye no kwirinda, biragiye kugendana n'aha kwerinda, byatambitswe mu nzira yacu bikateko mu mihanda yitu mu gihe cy'ibyorezo bigiye kuza. Mu bwire bwe ndwara zaza kwisha.
mu gihe cy'uko Satani agiye gukoresha ibintu bitandukanye umuyira busitani yazakoresha ibintu bitakushaka ari naho agiye guteza ubwoba bugiye butandukanye niho yaza guteza ubwoba butakushaka ni nayo mpamvu niyo nshonga muri ibi byose muri ibi byona Uwiteka duhaye amahame yo kwirinda ndahanga katuhereza byo kwirinda kugira ngo tugire amagara mazima kugira ngo tugire amagara marungi tuzabashe kugira kandi nta burwayi turwaye tuje tushike kanani tutakagize buwire bwona nta bwego bw'Egiputa tugize hatine buwire bwa Egiputa tugize diabete ebya diabetes kanseri cancer umuvuduko za pressure ibi byose ibyo byona ni indwara z'Abanyegiputa n'indwara z'aba Misiri ni indwara ziturutse ku kurya nabi n'indwara zikureto hakurya kuri ni indwara z'ibyo kurya n'indwara z'ibyo kurya ni indwara z'ibyo kurya byangiza n'indwara z'ibyo kurya bikushisha umuntu wese umuntu wena uzakurikiza temperance yashyize mu nzira urukuratira temperance etiri uwo muhanda izamurira kona no kwangirika nazakurindwa kusisika reka dusozanga reka tuhendera twiga temperance twantwega temperance ninga sebyo kwirinda n'isuku ya Bibiliya nangwa na nobuyonjo bwa Bibuli twumvisha ko nagomba gukaraba twahurira ko umuntu ayino kunaba hari iyo utavuze ko nagomba kunywa amazi atetse umuntu ayino kunywa amezi agatekere nta muntu ukwiye kunywa amazi adatetse kino umuntu ayino kunywa amezi gatatekere hari n'ibindi tugiye kuzarinda twiga hariho n'ibindi bitoyije kushoma twavuze bike ku nyama twagamba byahanyama kurinda inzira z'ibikujyaho kurinda imihanda y'ibintu biriye bikuzaho ndetse n'ibikujyamo nangwa n'ibikuzaho kwezwa umutima kweza umutima ndetse n'umubiri nangwa n'umubiri reka Uwiteka duhire karahanga tuhereza umugisha mu izina rya Yesu Yesu twatangiye gusenga twatandika tukushaba reka twongere dusubire dusenga reka tuhendere ndushaho Uwiteka umugisha nanga baneza umugisha turagushimiye Uwiteka n'ingabo sima hango shikiriye tugushimiye nuko umwanzi atabuze kwigaragaza twasima no muzi bustani ya atabura kwetekaho ariko ubwo no kwabonetse konka umukono kwa rwarebeka ibisiga turarwaye byose ibyasigara byo natwari koreka kugira ngo byose bitunganye kandi kugira ngo yono bitebekanise ofisi yaho mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amen.